Mutabazi we banza maze gucanganyikirwa akeneye kujya kwa Sarongo kwivuza. Kwirukanka kuzana nkasuzuma umuntu gusuzuma n'ibihumbi 10. Urumva nkabanza nkareba neza ko uri muzima. Nareba ko nta myuka mibi yakuvangiye biciye mu masengesho kuko hari abantu benshi njavura bavangiwe n'amasengesho. Bagasenga cyane bageraho ngaho bakavangirwa kumbe n'inyabingiza bateye. Turi ntumwa z'Imana. Ntumwa zayo nanjye nimukankuremo. Ntumwa y'Imana. Nawe Imana byo dukora byose tubikorera abantu. Kandi Bibiliya iravuga ngo mugirire abantu neza. Mubafashe bagifitiye akamaro bitabafitiye akamaro mu byihorere. Kuvuga ngo rero nanjye niba mvura abantu bayo nkavanga nkajya Burayi nkavanga nkajya muri Afrika yose nkayizenguruka mvura abantu. Ubwo ndi ntumwa yandese. Gitwaza ndababona bafite insengero zuzuye abantu ariko muri abantu bagitwaza n'abasengera harimo nabaza kwa Sarongo. No kuvuga ngo rero ibintu byose birunganirana. Urumva? Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Reka nizere ko mumeze neza cyane abakunzi b'Urugendo Online TV bari mu bice bitandukanye. Twasaba mu gakire ndi kumwe na Jerry n'ubundi tuba turi muri rwa rugendo rwacu rwa buri munsi. Ndasuhuza abantu badukurikiye bari mu Rwanda hanze y'u Rwanda mu bigo bigiye bitandukanye. Inshuti z'Urugendo Online TV nizere ko mumeze neza cyane. Natwe turi muri rwa rugendo tuba tugize gutya tugahura n'umusaza Dr. Sarongo. Umeze ute Sarongo? Turaho turakomeye. Umeze mutemwe? Natwe turashima Imana turakomeye cyane tumeze neza cyane. Yego. Sarongo musanze ari kwigendera mu ikankari. Sarongo none uko witwaye byagenze ute? Umushoferi yaruhutse yari yarayijoro. Araho yatwavaga nijoro. Yakoze ijoro. Hari inkoni ejo bundi ku munsi mpuzamahanga bavuzi gakondo. Nari impari nk'umunyamakuru hari inkoni nabonye wahawe niyo iyo ngiyo ugendana mu modoka. Kanaga nako kwicumbisha k'abasaza. Ya indi nayisize. Iriya nkoni ariko ngo ifite ikintu izongera mu buvuzi bwa. Hari imbaraga yindi yongerewemo. Ari ibyizamfasha. Niyo mpamvu andi naho hari icyubahiro. Ubwo ngubwo ngiye kugira ngo nyikoreshe nyisanga hiri nkayikuraho nkuko nkura izindi zose. Bari bansabye kujya nyigendana ariko narabyanze. Yego. Ntabwo igomba kuntegeka. Sarura umuntu ujya ukunda kuvuga cyane inshuro nyinshi ukunda kuvuga kubavuga butumwa. Ukavuga ati nibaze nabo bakore bareke kujya babwiriza gusa bakore n'ibikorwa byiza. Ukavuga ati ndi n'intangarugero ndi umuvuzi ariko ngerageza no kugera mu baturage. Ariko bamwe na bamwe barakora. Abavuzi ndavuga abavuga butumwa. Abavuga butumwa. Uvuga ubutumwa bwo ndo batumye. Ari ndo batumye. Batumye n'Imana. None se baritumye. Twese turi intumwa zayo. Turi intumwa z'Imana. Muvuga intumwa zayo nanjye nimukankuremo. Intumwa y'Imana. Nawe Imana byo dukora byose tubikorera abantu. Kandi Bibiliya iravuga ngo mugirire abantu neza. Mubafashe bagifitiye akamaro bitabafitiye akamaro mu byihorere. Kuvuga ngo rero nanjye niba mvura abantu bayo nkavanga nkajya Burayi nkavanga nkajya muri Afrika yose nkayizenguruka mvura abantu. Ubwo ndi ntumwa yandese. Uri ntumwa y'Imana. Nuko rimwe na rimwe bavuga ko abantu imiti mukoresha ibifite izindi imbaraga kandi zitava ku Mana. Igute zitava ku Mana. Ari ibiti dukoresha bimwe na rimwe by'abavuzi gakondo bakoresha n'iby'Imana yaremye. Imbaraga nyinshi zose zishingiye ku by'Imana yaremwe karemano kamere. Urumva? Nukuvuga ngo rero ntabwo izo mbaraga dukoresha twebwe ziba zivuye kwa shitani. Shitani ntabwo turayibona n'amaso yacu, tuyibona mu bikorwa. Ari ayo magina izo zanyabingi abantu bateza abandi tubibona mu bikorwa byo bikoresha abantu. Yego. Urumva? Nukuvuga ngo rero iyo ubonye umuntu ufite imyuka mibi umubonera muri wa muntu nyine. Nukuvuga ngo niba ubibonera muri wa muntu nibwo ubona imyuka mibi n'imbaraga z'abarozi. Urumva? Natwe tuzirukana zikagenda nibwo tubona ko tuzirusha imbaraga kubera ko Imana iri hejuru ya byose yaduhaye ubwenge bwo kuzivura iduha ubwenge bwo kuzitongera no kuzirukana no kuzitsinda. Niyo mpamvu natwe tuvuga ko turi intumwa zayo mu buryo tutaza ariko ishobora no kubitarana dutumye no kubikora ahubwo biturimo. Yego. Ese Sara ubona kubera iki izina ryawe ryo ryatumbagiye mu bavuzi gakondo cyangwa se ubona ari ukubera iki Sarongo ari we nuko akora ibitandukanye n'iby'abandi. Nuko yize ibintu bituma nyina agomba kuba ari hejuru kuko giye nakuze numva ko ngomba kuba hejuru icyo ngiye gukora cyose ngomba kuba ndi wa mbere muri cyo. Icyo ngiye gukora cyose ngomba kuba ndi wa mbere muri cyo.
niyo mvuze ngo ngiye gukora umuhanda muri quartier cyangiye kuba umukangurambaga mu baturage kugira ngo dukore umuhanda runaka cyangwa twishaka igisubizo ngomba kuba number 1 mu bintu byose nkora rero ngomba kuba nyambere ibyo ngibyo ni ibintu bindimo ni ibintu biri muri kamere yanjye ugomba kuza imbere ngomba kuza imbere niba rero ngomba kuza imbere muri ibintu byose nkora no mu buvuzi gakondo ngomba kuba uwa mbere ngomba kuba ntari wahandi mu nzu z'ibyatsi ese ubwo waza gushaka umugisha ngo urashaka ngusengera ugira umugisha cyangwa nkutongere nkuvaneho imyuka mibi nanjye ndara mu nzu z'ibyatsi ndwaye amavunja ntabwo wemera abantu bavuga ko ari abahanuzi baba muri ubwo buzima bwa gikene reka wawe hanura si biki ni Imana ishobora byose ifite byose wowe wawe inkweto yaraguye rubege ugenda ucumbagira ukavuga ngo ugiye kubwiriza ubutumwa nta nubwo ugiye wamagarara ufite wawe ariko uramwemera inde Yongwe Yongwe se ndamwemezwa n'iki Yongwe sinshaka kubisubiza yarashinze televiziyo yashinzwe televiziyo ntago yari kumbwira ngo ari gushaka ngo kuzagutumiraho azantumire nyiri muri studio nanjye nigisha ibyanjye nigisha kubuvuzi gakondo bufitiye abantu akamaro yego noneho nimara kugerayo nawe abone ko Sarongo afite ibitekerezo bifitiye abantu b'abakirisitu akamaro ushobora kwifata ukahanyuza nka publicité yo kwamamaza ibyawe ni kubera iki ushobora kubwira abantu nyine ibyo dukora kuko ibyo dukora ntabwo biri mu bwihisho biriya bavangwa imbaraga z'abapfumu n'iz'abadayimoni nanjye ndazanga nizo ndwara nazo ubwo rero giyewe kubera ko nagiye muri iyo cadre buriya abapasiteri bose siko abapasiteri beza tujye twemera ibintu bimwe na bimwe ariko harimo abeza rero abaposo beza ariko harimo abandi bagiye muri uriya murimo kujya kubeshya abandi urumva no kuvuga ngo rero mu buvuzi bwacu harimo abandi babeshya abandi urumva niba wemera rero ko Imana ishobora gukoresha umuntu igitangaza ese ni nkanda apotre wemera hano mu Rwanda uvuze ba apotre ni nkande byibuze uvuga ati harimo beza mpa nk'urugero byibuze rwo cyangwa babiri nemera ntabo nzi awo nzi n'umuntu ukora ibyiza nkumva nkukana karamushima ko yamuvuye cyangwa yamusengeye agaki Gitwaza ntago mwemera abagitwaza ndababona bafite insengero zuzuye abantu ariko muri abantu bagitwaza n'abasengera harimo nabaza kwa Sarongo no kuvuga ngo rero ibintu byose birunganirana urumva naringire kuva mu nsengero zikomeye n'abapadiri bakomeye bo basengeye nabo baza kwa Sarongo je nta mupaka mfite nta mupaka ngira Sarongo waruvuze je umupasiteri mu bindwanya no umuntu uvuza abantu kujya kwivuza kwa Sarongo wowe uburu n'umugome umuntu uvuza umuntu kujya kwa Sarongo ngo n'umupfumu ngo nibiki urimo gutuma azajya gupfa namara gupfa amaraso yawe uzayabazwa ati hari abo nemera nka Gitwaza kwa tumuvuza ati afite urusengero ikintu mbemerera bateye imbere insengero zarazamutse zigera kure baguye ibikorwa hari nabandi ariko bigisha wenda batari bagura ibikorwa abamutabazi sapoti baracyari hasi mutabazi sapoti kandi arakomeye abo baracyari hasi ntago tubibona ibikorwa byabo n'insengero zabo ntago tuzaho ziri Sarongo niba mfite n'akaruri kanye kari Bugesera muzaho kari muzaho nkorera bazatwereke nabo aho bakorera nabaye ngo bazatwereke ngo turi mu rusengero apana kujya gutira Yongwe afite televiziyo urusengero rwa rwimere kuri televiziyo yanditseho Yongwe TV ubu no muri TV yawe ujya wicira muri salo kayireba televiziyo Yongwe TV yakoze igikorwa cyiza kuzana televiziyo yego niba ariyo koko ko abandi numvise bavuga ngo siye ngo niyo mukire ngo runaka ngo muri Dubai ibyo ntabwo simbizi nibivuga nkuko bavuga ngo Sarongo ngo iyo modoka ntabwo ari yagendamo ngo arabeshya yayitiye ibyo nibyo abantu bavuga sinyambigenderaho yego ariko icyo namwemerera ko we afite havuye n'ahageze yego niyo muri social media urabona ko ari hejuru ababwira bakumva hari n'abandi bantu benshi bamukurikira bamwemera gusa je icyo ntemeranywaho nawe no gupfobya iby'abandi ariko ngo bamaze Imana yaramugendereye ushaka kumutandukaniza na Mutabazi ko bose ari abapotre Mutabazi we banza maze gucanganyikirwa akeneye kujya kwa Sarongo kwivuza kwirukanka kuzana nkasuzuma umuntu gusuzuma n'ibihumbi 10 urumva nkabanza nkareba neza ko uri muzima nareba ko nta myuka mibi yakuvangiye biciye mu masengesho kuko hari abantu benshi njavura bavangiwe n'amasengesho bagasenga cyane bageraho ngaho bagavangirwa kumbe n'inyabingiza abateye no kuvuga ngo rero Mutabazi akeneye kugira ngo aze mbanze ndebe neza kuko Mutabazi uko twatangiranye neza mukurikira bigiye kugenda none umuntu mbona ikindi kintu kumbe wanamukurikiraga hari umugabo witwa Bitekerezo mu mudugudu njya mucaho yanditse Sarongo ku mutwe ngo Sarongo ubundi ngasanga ashushanyijeho inyenyeri mu mutwe we ngo inyenyeri imurikira Sarongo nkishima nkagenda ariko uwo muntu afite akabazo afite akabazo uramuhuzana na Mutabazi turabagereranya we na Mutabazi ntabwo nabitandukanye kuko ukunda umuntu cyane Yesu ushobora kubyandika mu mutwe wawe ariko ntuhamagara itangazamakuru abyanditsemo kabidarana mu gitondo kabikuraho ese wabyanditse ku mutima
yo batangiye kubishyira mu bimenyetso kuko ibimenyetso tureberaho abantu bataye akantu ku mutwe tubarebera mu bikorwa urumva niba tuvuge ndamutse nkunda kino gihugu cy'u Rwanda yego sibyo ushobora gufata akadarapo nk'aka ngaka karahagije mu modoka yawe yego sisi ikimenyetso cy'uko nkunda igihugu cyanjye yego cyako ndakigendanye ariko ntangiye gufata minisitiri nkamwandika mu mutwe wanjye nkatangira nkatira tatuwaje hano z'umudepite runaka yego urumva kumano nkandikaho ibyo bintu mba ntangiye kunyuranya na bya bindi numva nkunda jewe mba navangiwe ubyita ko rimwe na rimwe umuntu aba yagize akabazo mu mutwe akabazo kaba gatangiye kuza k'imyuka wenda mibi kuvangirwa tabazaza ubwenge yego tabazi yavuga ibitekerezo by'uba wumva icyongereza kivangamo n'igifaransa na buri kimwe cyose n'amashuri yize nuko yicaye nuko ahagaze urumva ntuzongere kwanza ndanakuvugije noneho niwongera nzaza aho ngaho ngusange mu rugo nkuvure kandi nzakuvura ku ngufu n'Imana nirangiza ntabwo izabimpanira kuko giye hari umuntu mba nakundaga umva ibitekerezo bye ari opozi by'abandi bavuga ntabwo yagendera kubi ibyo ngibyo ku marangamutima ye n'ibyo akoze yes ariko noneho arabugira bigakabya niyo mpamvu rero nsaba mutaba ibyo bintu wakoze byo kwishushanyaho byo kwandika umukuru w'igihugu mu mutwe wawe ubutangiye no kumusebya urumva turamukunda twese nk'abanyarwanda turanamukunda cyane kubera ko tuyoboye neza ayoboye igihugu neza ariko ejo ntago bizaguma mu musatsi wawe uzongera ukure cyangwa umere urumva azajya ahora abisibura uzajya ahora ubisibura bizakurushya ahubwo washaka ikindi kintu wakora kimufasha mu iterambere ry'iki gihugu urumva ko umukuru w'igihugu akura abantu bava mu magambo bakajya ati ntago yaragakwiye kubyandika mu mutwe yaragakwiye ahubwo nawe kuza tukiyungana tugakora undi muhanda tugakora ibikorwa remezo tugakora ibintu bya agafasha abakene akatangira abantu mituwele abantu batishoboye akabagira n'inama yuko bava mu bukene ntago tubahaza mituwele gusa tubagira nuko ejo yayitangira yego urumva ntago wahora ufasha umuntu akaguma mu cyiciro cya mbere ahubwo uramubwira uyu munsi ndayagutangiye ejo ndayagutangiye ariko ejo ntago nzayagutangira fata inkoko 20-30 harabana nahaye inkoko nk'ubu bari mu biruhuko barimo bazirunguza bagatuguza amagi kugira ngo ejo azajye kwishura afite ka minerivare arahari abo ngabo sinzajya kwirwamo magatangaza makuru natanze inkoko natanze ihene ndabwira wowe uje kunsaba ngiye guha igishoro kano kanya kihuta fata utubari twarafunguye abanyeshuri nabahaye amagi baragenda bajya kuyacuruza mu tubara ahantu twese abantu twicaye twinywera agacupa usanga bagenda batwaye amagi azajya kujya kusura ku ishuri afite minerivare urumva ubwo se nkongo ntago bumufashije no mituwele dufasha n'iki byose baba bagomba ejo kunyira gute kongera bakayishyurira abo ngabo bakabagira inama ndashaka kubona bamutabaza bahaguruka bakajya mu biturage bakava mu mujyi bakajya kwigisha abantu ko bava mu bukene kubera ko amashuri bize agomba kugaruka akagirira iki rubanda akamaro sibyo yego no kuvuga ngo rero ibyo bintu yo izo ntangagaciro utazifite ntago bukunda igihugu ntago bukunda igihugu no gukunda umukuru wacyo si mu magambo ahubwo tubishyira mu bikorwa tugaragaza ko ibikorwa byacu biri mu gihugu turimo mu gihugu dukunda uko turimo gufasha abanyarwanda be bafite ibibazo byinshi tukamworohereza ibibazo umukuru w'igihugu yikoreye ibibazo byinshi yego yikoreye kino gihugu no hanze yacyo nabo hanze yacyo n'abandi benshi birirwa bashaka kurwanya kino gihugu ibiri mu mutwe we ni byinshi kugira ngo tumuruhure rero tumukugaragaze ko tumukunda nuko tumufasha mu kugiteza imbere ntago ari kwiyandikaho ngo ugiye nkunda igihugu nkunda mukuru w'igihugu wiyanditse mu mutwe cyangwa wishushanye ku gatuza ke urumva nuko rero ibyo bintu mutabazi nk'umuntu ufite ubwenge numvise abantu bose bakwihaye nanjye ndakwibasiye aka kanya ko ntangiye kubona ko ufite ikibazo uzaze wicare hasi ubwiriza abantu ubutumwa bwiza babwirizwa no gushaka iterambere ry'igihugu no gufasha umukuru w'igihugu ko tugomba kugiteza imbere tutagomba kugisubiza inyuma yego ati nimba byanze kandi aze kwisuzumisha umuti ugesera hari ugeze muri gare ufata mu motari utingeza kwa saro ngo akorera barahazi none wasabe rendez-vous kuko ntabwo ari gupfa kwinjira hari usabe rendez-vous nugera ku gipangu ubwira umukozi ati narinje dore saro ngo rero nzaze hano ndebe ansuzume inbox ntabwo nzahamagara abajya makuru ngo mutabazi yaje wanjye nawe wese uce ninakuza kureba kwa Sarongo ntabwo nzagushyira kuri social media nkuko bitekereza cyangwa uzahura na bagakire bano no uzaze unterefone kuri telefone yanjye 0787 16 33 cyangwa yandike kuri WhatsApp kuko hari abantu benshi bafite imyumvire itazabateza imbere igiye kuzabasubiza inyuma urumva yego
ariko nigeze kumva kandi kantu yavuze ngo nibanyanyagire bajye mu Bugesera aho ntuye ngo umuntu agurisha ikibanza ngo miliyoni 30 ngo azinyanyagira nazizane mu rusengero ngo azisengere wajye gusengera amafaranga abandi kubera iki ibihumbi miliyoni 30 uzi ukunze ingana baba bayavunikiye ubwira abantu ngo genda ugurisha inzu ngo harimo imizimu abashumba mwabashumba nahoze mvuga ngo harimo imizimu ngo yara mu kibanza cyawe ngo hari iki ngo kiri hari umuntu akagurisha inzu ye nk'iyi etage akaza akajya kuyakuzanira ngo ugiye kuyasengera ngo hari imizimu ngo imizimu ntabwo kwirukana karande n'inyatsi ampaye nkawe tureke kubeshya abantu ubutaka urabuvumura ntabwo uvuga ngo ibihari ureke ubuteze cyamunara kugira ngo cyangwa ubugurishe kugira ngo ubuvumure amagini n'amahembe nazajya ugiye n'ugoze gukurikirana n'ubwo wagurisha ubutaka bwawe ukavanga ukajya Bugande nubwo wajya ku Burayi hari abantu bari bazi ko bazisize bavuye mu hano muri Afrika bagiye mu Burayi bazisize basanze zaragezeyo aho bazatura neza ugiye muri Colorado ngiye mu gace kana kuri murabivuga ugiye gushaka visa hari ubivuga ndashaka visa yo kujya muri Colorado ndimutse ngiye hanze uzisanga Colorado uzisanga zicayeyo zigutegereje n'ubundi zimeze gukurikirana ibintu ni byiza cyane wenda twari tumusabye akanya gato sarongo kaduhuye kandi mwabyumvishe atanze impanuro ananavuze nyine uburyo abyumva kuri Apotre Mutabazi ariko nanubwo nagena n'umundi nta banje nabonye abantu mu biganiro twakoze bwashize baragushimiye ngo Karyura ameze neza Karyuri yarabyibushye Karyura ariho aratera imbere yego abantu bitabira iriya channel ye harya yitwa ngo iki Karyuri TV umuntu wese uri kureba iki kiganiro ajye wakore subscribe yitwa Karyuri TV jya unayipininga ngo naruko mu bipininga aho ngaho abantu bayibone ndayishyira munsi y'iki kiganiro ntacyo yego bayibone bamukurikira rero abantu batazi kureba amalinki n'ibiki byose yego ibyo rero Karyuri TV ni channel yanyu mukunda Karyuri nk'indirimbo mureba ibiganiro bya Sam Gakire mureba na Karyuri ku ndirimbo yego mu bintu nk'ibyo ngibyo ibintu byose ni magirirane yego hano urya umuceri hano urya inyama hari urya ibijumba hano urya amateke hariho ibihe bikorwa rero kuri Karyuri TV twashyizeho indirimbo kugira ngo turebe ko abantu bayikunda barayikunze dushyiraho indirimbo z'abahanzi n'amabiti bakunda ko hamaze kujyaho indirimbo imwe ariko hagiye kujyaho n'indi yego hari indi bamaze gukora ababishinzwe yabyinwemo n'abana na groupe ya Karyuri TV barahari abana muraza kubabona byanze bikunze aho tuvugira hangaye kuri kino kiganiro nimuza kwirebaho muraza kuyibona hari abantu benshi bari bavuze ati atandukanye na Safu bo bagiye kuzima nubwo azaba abayeho neza ariko ibijyanye n'ubundi buzima ku ruhande bw'ibyo yakundaga bw'ibyo twamumenye nk'impano ye byo bizagabanuka oya ntago bizagabanyuka ahubwo biziyongera mwarabibonye ko narabitangiye yego je nawe ngo ngiye gukora ikintu mbanyambere muri cyo ntago ndi umurizo ntago ngo gukora ikintu kizaferinga niba ngiye kwigisha umwana avuga nti abantu bansabye ko uyu mwana aza kwa Sarongo nkabona mwese murabishimye ubwo niba ibyo bita majority tujye gutora umudugudu tugatonda inyuma yo turi abantu 30 ubwo nuvuga ngo mwamushimye uwo muntu bya kuzindi impamvu zatuma atabikora yego ariko nta mwaravuze muti Sarongo nafata uriya mwana naramufashe ndamufite ngo ni mu mushyigikire rero yego iriya channel ye mu mukurikire izamubyarira umusaruro abararaga mu mahurunguru inzu yiwabo mwabonye ko twabigenje tuzongeye tunayagure yego kubera ko mwafashije mwakigikira iriya channel ye ibindi byose Karyuri muzamubona mu gihe kiri imbere ari undi muntu abaye nkuko mwamushatse kwaba yego nimudashaka kwaba nkuko agomba kuba nanjye ntimuzandenganye wenda nzagira aho nanirwa yego ariko dufatanyije ntaki ntacyatunanira ntakizananirana Saro reka ngushimire cyane ku mwanya waduhaye nizere ko ubwo tuzakomeza kubona ibyo bikorwa byiza kuri Karyuri nizere ko kandi abantu bakeneye kwivuza nyine ubwo babyumvishe nimero wayivuze ubwo bazakugeraho ukabaha ku miti iva mu bimera ijyana n'imitongero ku bintu batwaye barwaye imyuka mibi abantu bafite ibida byabyimbye kubera za byeri nabo hari imiti yabo ibida byaradishye wajya bya bicuma bya kera bya byeri n'ibifiriti bigiye kumara abantu no kuvuga ngo imiti irahari imiti ya gakondo muve muri ibyo ngibyo rero urakoze cyane Saro reka ngushimire murakoze cyane namwe turabashimye
genda saba uratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire